Uyu munsi rero dutangirana agafilime kacu n'umwana w'umukobwa wari urimo kugenda acuruza amarinete. Uko arimo gucuruza amarinete ariko hari rimwe yafashe yandikamo amagambo ndetse aza kuyereka umugabo wari uri hano yicaranye n'umugore we, bisa nkaho hari ibyo bari bari gusinya. Arangije umukobwa atangiye kubyereka umugabo, ariko umugabo yari yatangiye kubibona yuko hari ibintu bari kumwereka muri ya marinete. Umugore aravuga ati ariko se nkawe ubuza uhereza abantu ibintu ku meza yacu uri kutwicira nyine ikiganiro uba wumva umeze ute? Umugore rero uko arimo kuvuga ibyo ngibyo, umugabo aramubwira ati ariko tuza reka tumugurire nta kibazo nimba ariko nyine we abishaka basi nawe tumuteze imbere. Umugore aramubwira ati hoya ahubwo reka tubanze dusinye bino bintu. Umugabo aramubwira ati hoya rero nubwo numva nyine tugiye gusinya bino bipapuro, ati buretse gatoya mbanze njye ku bwiherero. Umugabo nuko yagiye ndetse na wa mukobwa ahita agenda. Bageze hano rero umugabo yaraje azana wa mukobwa atangira kumena ya marinete yari arimo kumwerekeramo, arimo kumubwira ati ariko se we kurimo kumenera ibyanjye kandi nari ndimo ndakuburira. Undi aramubwira ati njyewe sinzi impamvu urimo kuza unyereka biriya bintu ndetse n'iruhande rw'umugore wanjye. Ese urashaka kunsenyera urugo wa mukobwa we? Umukobwa aravuga ati oya rega ntabwo nshaka kugusenyera. Ati njyewe ndagira ngo udasinya ziriya mpapuro kubera ko umugore wawe yazigutegeyemo. Ati we n'uriya muntu wicaye hariya, uriya mugabo bari kumwe uri mu kagare, ati barimo barakugambanira, ati kandi ntabwo wowe ushobora kuba ubizi. Hano rero umugabo yahise amubwira ati rero wa mukobwa we sinkuzi, ati ariko gerageza wumve yuko ibyo urimo gutekereza atari byo kubera ko uriya ni umupadiri. Ati ni umupadiri, ni umuntu utuba hafi muri byose. Kumbi koko barakwereka wa mugore akimara kugera hano, umwana cyangwa se uno mukobwa atangiye kumubwira ibyo yaba yarabonye. Ati uriya mupadiri naramubonye umunsi umwe ari kumwe n'umugore wawe, ati kandi na biriya byo yicaye mu kagare rwose ntabwo ari byo kuko ni muzima, abasha guhaguruka ndetse abasha gukora buri kimwe cyose. Bari bahuriye hano rero n'umugore we arimo kumubaza ati se none bimegeze he, cyangwa se ibyo twaganiriye bigeze he, diru uyigeze he kugira ngo tubone biriya byangombwa njye nawe dufite ducika twigendere. Arangije umwana w'umukobwa ni ahangaha rero yabiboneye Vanessa, arangije atangira kuvuga ati mana yanjye none se uriya mupadiri ni muzima? Undi aravuga ati noneho ndumiwe, arimo guhoberana n'umugore w'abandi ndetse ako kanya yahise asubira no mu kagare kugira ngo hatagira undi muntu ubambona. Gusa Vanessa yari yabibonye uko arimo kubisobanura umugabo disi hano nawe ntabwo yabyumvaga. Barakwereka kumbi na wa mupadiri yari yamaze kuhagera, bisa nkaho nyine ari we urimo kubafasha. Ntabwo tuzi ibintu agiye kubafashamo, gusa yarababwira ati umugabo wawe agomba gusinya ku byangombwa ndetse akemera yuko nyine bino byangombwa tubitwara kugira ngo tujye kubyigaho ndetse uriya mushinga wanyu tuzabashe kuwakira. Kwa kundi nyine bisa nkaho abantu baba bameze nkaho batanze nk'ingwate ku kintu runaka. Ahangaha rero umukobwa yarabibonye abona yuko umugabo atari bumwemerere cyangwa se yamaje kubihakana, ndetse arimo kumubaza ati ugomba kwerekana ibimenyetso. Umukobwa yumvishije nyine yuko umugabo atari bubyumve, arangije nta kindi yakoze, yaraje hano abwira wa mugabo ati rero padi unyihanganire uno mugore ndamushakaho gatoya. Yajyanye n'umugore rero batangira kuganira, aramubwira ati byashoboka yuko wowe n'uriya mupadiri ukuri kwanyu kujya hanze. Akibivuga gutyo umugore yahise amukubita urushyi aramubwira ati ndakwiyamye n'undi munsi ujye wivanga mu byawe, njyewe nkwiyamye muri aferi zanjye n'urugo rwanjye. Urimo uranyumva neza? Ati kandi nimba ufite ikibazo cyo mu mutwe rwose ubimbwire nabyo kubera ko nagufasha ahubwo bakakujyana Indera. Ako kanya akirimo kubivuga hano nyirabuja w'umukobwa yahise aza, arangije aramubwira ati rwose uno mukozi wawe mujyane hirya yanjye kubera yuko arimo arambangamira, arimo araza ku meza turi kwiganirira njyewe n'umugabo wanjye ndetse na padiri akaza kuvuga amateshwa. Ati nimba afite n'ikibazo genda umujyane ujye kumuvuza, ntabwo nshaka ibintu bikomeza kumbangamira. Yahise yigendera. Ni ukuvuga ngo noneho Vanessa bamuteje nyirabuja, nta kindi kintu kigiye kubaho, ahubwo noneho bishobora kumubyara nuko ashobora kubura akazi ke muri kano kanya. Vanessa rero nyirabuja yaramwihanangije aramubwira ati niwongera kugaragaza ikosa na rimwe ndahita nkwirukana. Yasabye imbabazi ndetse asubira no mu kazi. Barakwereka rero wa mugore yaje hano akomeza kuganira na padiri aramubwira ati ubu ngubu ibintu byose bijya
kujya ku murongo ati kandi rwose biriya byangombwa turabitsindira byanga byakunda. Akirimo kubivuga rero umugabo yahise aza asuhuza padiri arangije amubwira ati rwose twabasuhuje bantu bakuru, arangije amuhesha n'umugisha, amaze kumuhesha umugisha aramubwira ati rwose ni karibu, ati usanze ngewe n'umugore wanjye twari tugeze kure turimo turaganira, ati rwose bisa nkaho inama mwatugiriye niramuka igenze neza bizaba bigiye mu buryo amafaranga tuzahita tuyabona rwose urugo rwacu rugatera imbere. Ahangaha rero nta kindi cyabaye, wa mugore yakomeje kubwira umugabo we afata bike kugira ngo asinye, gusa atarasinya hano rwose wa mukobwa Vanessa ntabwo yavuye ku izima, yaraje amenaho ibyo kunywa padiri arikanga ahita ahaguruka. Agihaguruka umugabo yaravuze ati none se padi ntabwo ari wowe utabashaga kugenda ugendera mu kagare buri gihe? Hano padiri yahise yijijisha amera nkaho ari nk'igitangaza kibaye, arangije ajya no kuri wa mukobwa Vanessa atangira kumuhesha imigisha, arangije aravuga ati rwose ni igitangaza kibayeho, nanjye ndabona nongeye guhaguruka rwose ni byiza cyane. Mbese yigira nkaho ari ibintu bibagwiririye. Umugabo aramubwira ati hoya, ati erega wikirirwa ubeshya ibyo byose, ibintu ukina hagati yawe ndetse n'umugore wanjye namaje kubimenya, namaje kumenya yuko wowe n'umugore wanjye muri gupanga kugira ngo nsinye imitungo yanjye yose muyitware, hanyuma nibirangiza weho n'umugore wanjye mwigendere. Padiri atangira kuvuga ati hoya ibyo bintu ntabwo ari byo, ati njyewe ibyo bintu rwose urimo urambeshyera. Umugabo yahise avuga ati ariko ubundi urabizi kubera yuko nawe maje kubona yuko uri umutekamutwe, ati kandi rwose nta kindi kintu ugamije ari ukunsenyera, ati rero bibaye byiza nahamagara polisi ikaza ikagutwara kuko n'ubundi uri umujura, mu bigaragara nta nubwo urwaye ahubwo uri umutekamutwe. Bakivuga polisi rero padiri yahise akura make karenge arigendera ndetse arirukanka aravuga ati rwose nizere ko ibi bintu nta nkurikizi mumvare nigendere. Nuko nko padiri yagiye, umugore rero byahise biba ngombwa yuko umugabo nawe amwirukana aramubwira ati nawe genda ndabizi uri umujura, ntabwo nkeneye kongera kubana nawe. Yasigaranye na wa mukobwa hano rero Vanessa, ari nako amubwira ati rwose nishimiye yuko umfashije muri aka kanya, ati kandi rwose bibaye byiza naguha ofa yo ko waza ugakora iwanjye ku kazi. Ahangaha ataragira byinshi arenzaho mabuja yaraje ati ariko bite bya wowe ko mbona uhagaze hano uhagaranye n'abantu b'abagabo, abakiriya banjye bose babazengereje, ubu urimo kuganira hari inyuma nta kazi gahari ndetse hari n'abandi bakiriya bakeneye kubakira, ndavuze ngo va hano ugende vuba. Akirimo kubivuga rero wa mugabo aramubwira ati ratambwira kuri proposal cyangwa se ku gitekerezo nari nguhaye urumva hari ikibazo. Umukobwa yaramurebye, amaje kumureba aravuga ati ati nimba ari cyo ushaka, ati rwose nta kibazo, rwose ndumva binshimishije cyane. Mabuja rero nawe yakomeje kuvuga, arangije aravuga ati mabuja ati rwose ndimo ndagusezera, bisa nkaho ngiye gutangira akandi kazi gashyashya. Ni ukuvuga ngo yari yemeye akazi uno mugabo yaramuhaye kugira ngo aze bajye gukorana nyine amuhe nk'ishimwe nyine ry'uko yamufashije akamukura mu mazi abira. Ni nuko rero agafilme kacu karangiye kandi ari nako kanasozera. Hano umumabuja yahise agana gahunda yabyikorere kubera ko umukozi we bari bamaje kumutwara. Kora subscribe tujye dukomeza kubana.